Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibi byiza, mbifurize impagara kino gingo nshobora kunzi mukomeza kubana n'amakuru tugenda tugeza kuri Trend Nova TV. Reka aho muri hose nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko ibintu biri kugenda bijenda neza cyane, nizere ko niba uyu munsi byanze ejo bishobora kwemera rwose ibyo ubyihanganire. Hanyuma reka nkubwire ko tubafitiye amakuru menshi atandukanye, amakuru ngira ngo tuganireho mu gihe gito cyane. Ndaza guruka muri sport, niho ndaza guhera uyu munsi. Ndaza kubwira ko Rayon Sport yiteguye kuva mu gikombe cy'amahoro mu gihe mukurango Victory Sport Elwaziri yaba ngo itaterwa amaga. Rayon Sport yasivuga ati reka twebwe tuva mu irushanwa already. Iyozo ninjye kuva muri iyo nkuru Sport ninza kuhava, ndaza kwerekeza amakuru avugwa hanze y'u Rwanda. Nkubwire ko umwuka si mwiza hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse na wa Azarendo. Ndaza kubwira wagwana abyifashe bite, nigiza no kunkunda kandi abanyifite igihe. Ndaza kwerekeza ku yindi nkuru ivuga ko tuvugana ibiciro mu Burundi byazamutseho 40.9% mwitonde. Iyo mibare ni myinshi mbiciro mukagira imana mwe, ibyo biciro ni byinshi. Ubwo nizere ko tujye kubana neza cyane, mbahaye ikaze kuri Trend Nova TV. Mbabwira ngo niba ushaka kujya ukurikira amakuru yacu, genda uje kuri X, ubundi uje ahandi kwa search, ubundi wandikemo Trend Nova TV, ubundi amakuru yacu ujye uwa mbere mubo ageraho, urajye uwa mbere mubo ageraho. Hanyuma rero kamite nihuta nigendere nkubwire uko bimeze. Ubu tuvugana mu nyemerere nyahere muri Repubulika Iharanira muri Repubulika y'u Rwanda muri sport ko by'umwihariko. Reka mitenza kuri iyi nkuru ivuga ko ubu tuvugana right now Rayon Sport yiteguye kuva mu gikombe cy'amahoro mu gihe mukura Victory Sport Elwaziri itaterwa amaga. Rayon Sport kandi yamenyeshe Ferwafa ko izava mu gikombe cy'amahoro mu gihe amategeko yaba tubahirijwe ngo mukura Victory Sport terwe maga ku mukino wanzo kimwe cya kabiri wahuje amakipe yombi kwa kabiri. Bikubiye kandi mwibaruwa ndende ikipe ndetse yambara ubururu n'umweru yanditse kuri uyu wa 18 Mata 2025 ndetse kandi ijurira umwanzuro wo gukomeza umukino ubanza wa 2022 Mata 2025 ndetse guhera ku munota 27 ndetse warugezeho ubwo ndetse wahagararaga kubera urumuri ruke rw'amatara. Ndetse kandi dore kwibaruwa yose ya Sport yanditse impamvu ubujurire ku cyemezo cya komisiyo y'amarushanwa. Navuga ngo iyo ni barongeye kubasomera abanyacyubahiro tubandikiwe tubagezaho ubujurire bwa Association Rayon Sport ubwo ni Rayon Sport muri rusange ku cyemezo cyafashwe na komisiyo ndetse y'amarushanwa ya Ferwafa cyo gusubiramo umukino wahagaritswe ku wa 15 Mata 2025 hagati ya Mukura Victory Sport FC ndetse na Rayon Sport ndetse kandi wabereye kuri stade ya Huye. Ubu bujurire ndetse bushingiye kuri bikurikira. Icyambere ati ni icyemezo cyo kwa 16 Mata 2025 cya komisiyo y'amarushanwa ya Ferwafa. Icya kabiri ni isesengura ry'amategeko ya Ferwafa. Ikindi ni raporo ya tekinike ya kwa 15 Mata 2025 yarangijwe ndetse kandi yashyizweho umukono. Ni mu kindi kandi ibisobanuro by'amashusho byabaye ku kibuga ku ruhare rw'ikipe yakiriye umukino. Ikindi ni amategeko mpuzamahanga ya FIFA ndetse na CAF yerekeye uko force majeure cyangwa se act of God isobanurwa n'uburyo n'amakosa y'uburangare akemurwa. Icyambere gusesengura ijambo force majeure act of God, impamvu zidasanzwe zidashobora kurindwa mu gihe amategeko ya Ferwafa adatanga inyito ihamye ya force majeure ya act of God. FIFA na CAF bisobanura nka événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de parti. Mu byukuri ibisobanuro bya mukuru yagaragajwe muri raporo ya 15 Mata 2025 kuri Augustin overview on for shortage. Niyo mwibaruwa nyine mwatugejeho yo ku itariki 16 Mata 2025 ku bigendanye na short circuit cyangwa se court circuit ku kibazo cyabaye ku itariki 16 Mata 2025 kuri stade ya Huye. Ntibyujuje ibisabwa ahubwo bigaragaza uburangare ndetse no kutitegura no kubura igenzura ry'ibikoresho. Icya kabiri ibisobanuro ku byabaye amavuta n'amavuko. Bavuze bati umukino wari uteganyijwe gutangira ku isaha 11 z'umugoroba ariko usubikwa ushyirwa saa 11 ku busabe bwa Mukura Victory Sport. Icya kabiri
Ferwafa yemeye isaha nshya ku cyemezo cy'uko Mukura Victory Sport yari itegetswe kuzatanga urumuri rukwiye ku kibuga. Ibi bishyira inshingano zose nyine kuri Mukura nk'ikipe yakira umukino. Icya gatatu, nk'uko bigaragazwa kandi na club Recensing, ikibuga kiri mu nshingano z'ikipe ya Mukura, bityo inshingano zose zitangwa ry'urumuri ziri mu maboko ya Mukura. Ikindi ni ibihe by'ingenzi. Ku isaha y'isa 12:50 komiseri w'umukino yasabye gucana amatara, hanyuma bituma umukino utangira utinze iminota 27. Ikindi, ku munota wa 17 w'umukino amatara arongera arazima. Nyuma y'iminota 15 umukino warasubukuwe. Ku munota 27 amatara yose yongera kuzima burundu. Hategerejwe iminota 45 nk'uko nyine biteganywa n'ingingo ya 38 y'amategeko agenga amarushanwa, ariko urumuri ntirwagarutse ku kibuga, rwagiye rugaruka nyine mu byiciro hamwe na hamwe, ndetse komiseri w'umukino yihanangirije Mukura inshuro nyinshi agaragaza ko ibikoresho byabo bitari biteguye neza. Ikindi rero ni ibimenyetso bifatika. Amafoto n'amashusho yerekana ko amavuta ya generator yongerwagamo mu buryo nyine bw'akajagari, bisa nkaho nyine nta genzura ryari ryakozwe mbere, nk'uko nyine bigaragara muri raporo yavuzwe hejuru, ko bongeyemo nyine litiro 200. Nta kinzani kindi kibanze cyakozwe kuri generator mbere y'umukino ngo byibura ngo bibe byagaragajwe muri raporo. Ikindi kandi raporo zerekana ko insinga zahiye, contacteur nyine contacteur zapfuye, ndetse na condensateur zaturitse. Ikindi kandi amatara 3 kuri 4 agize ikibuga yashoboye kongera kwaka, bigaragaza ko ikibazo cyari lokaliza nyine kandi gishoboka gukemuka iyo haba hisuzuma ryimbitse mbere y'umukino, ndetse no gutegura neza, cyangwa se umukino ukaba wahindurirwa amasaha ugakinwa ku manywa. Ikindi rero ni raporo za tekinike z'ukuntu nyine zakoreshejwe. Raporo zakozwe ku itariki 15 Mata 2025 niyagaragajwe mu ibaruwa yo kuwa 16 Mata 2025 zakozwe Minisport, Rege, AUCR, Akarere ka Huye. Zakozwe zidahagarikiwe na komiseri w'umukino cyangwa se impuguke, ubwo ni abexpert, yagenewe cyangwa se yagenwe na Ferwafa, ikaba itakagombye gushingirwaho mu ifatwa ry'umwanzuro. Icya gatanu, uko Rayon Sport rero ibibona. Rayon Sport rero FC ntabwo yemera umwanzuro wafashwe na komisiyo y'iro y'amarushanwa, ubwo ni CAF de force majeure, ubwo ni act of guards, no ku cyemezo cyo gusubira mu mukino kubera ibi bikurikira. Icya mbere, icyemezo cyashingiye ku ibaruwa ya Mukura Victory Sport El Wazir yari yakira umukino kuri raporo ya societe itunganya serivisi z'ingufu z'amashanyarazi, ariko nk'uko biteganywa na reglement nyine de compétition et annexe conformément au article D, ubwo ni article ya 2 ya 15 iya 3 iya 16 iya 38 ndetse na 38 parite ya 3, ubwo ni 38 n'igice 5, ubwo ni parite ya 5. Raporo ya komiseri w'umukino niyo yagashingiyeho hafatwa umwanzuro w'ibyabaye. Ikindi, ibaruwa twandikiwe yerekanye gusa ko komiseri w'umukino we n'abandi bayobozi b'umukino bavuye ku kibuga saa 1:04, abashinzwe ibya tekinike bataderekana impamvu yateye kuzima kwa matara. Ahangaha ni Rayon Sport iri kuvuga. Ikindi, ibaruwa ya Mukura ntikwiye gushingirwaho mu ifatwa ry'umwanzuro, kuko ntaho twigeze tugaragarizwa ko basabwe na Ferwafa, kandi Mukura ari irebwa n'ikibazo, mu gihe Rayon Sport nyine itahawe amahirwe yo gutanga ibitekerezo cyangwa se kumvwa, bityo ndetse haba habayemo kubogamira uruhande rumwe. Ndakumenyesha ko ngiyo nta yindi ni Rayon Sport irimo iravuga. Ikindi kandi ati raporo y'impuguke zakozwe gusa n'impuguke z'akarere ka Huye, akamufatanyamikorwa wa Mukura Victory Sport, ubwo niho babishyira muri bracket, ntiyakagendweho mu gufata umwanzuro mu gihe hatakozwe z'impuguke nyine zigenga. Raporo ya societe itunganya serivisi z'ingufu z'amashanyarazi, uretse ko nta naho iteganywa mu mategeko agenga amarushanwa, ariko ntaho bigaragara ko yaba nyine yarasabwe n'urwego rubishinzwe. Iki cyemezo utudomo tubiri kinyuranye n'uruhame ndetse n'amahame y'uburinganire mu irushanwa, ubwo ni contrario au principe dicté et de l'égalité d'une chance dans la compétition, kinyuranye n'amategeko ya Ferwafa
CAF ndetse na FIFA ashyira inshingano ku ma equipe yakiriye nyine umukino mu gihe habaye uburangare butari force nyine majuel. Ikindi gishobora gusa gusubiza inyuma icyizere cy'abakunzi ba ruhago. Ikindi amategeko y'amarushanwa ntabwo akwiriye guhonyorwa nkana cyangwa se kutubahirizwa mu gihe abanyamuryango bose babyemeranyijeho. Gatandatu rero ni ibyemezo bya CAF na FIFA amategeko mpuzamahanga agena ko ni Rayon Sport yashyiraho tumutubira akayavuga iyo nta force majeure yemewe ikipe yakiriye umukino igomba kubihanirwa. Ikindi umukino ntugomba gusubirwamo. Icya karindwi rero ni icyifuzo cya Rayon Sport ndetse kandi aricyo yifuza. Yo yavuze ngo gushyira mu bikorwa ingingo ya 38 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa, Rayon Sport igahabwa intsinzi ku bitego 3-0 ubwo ntimpaga. Icya kabiri no guhakana icyemezo cyo gusubiramo umukino. Gatatu nuko utemera ibisobanuro bitagenwe n'amategeko ya Ferwafa cyangwa se bidahuye n'icyemezo cyemewe cya force majeure. Icya kane nuko ugendera ku mahame ya Coupe de la Paix yagenewe gutanga ubutumwa nyine bw'amahoro, bityo football yakabaye intangarugero ndetse no gutanga icyizere cy'uko amategeko nyine akurikizwa mu mucyo ndetse no mu buringanire n'ubunyamwuga. Rero mu gihe amategeko agenga amarushanwa yaba adakurikijwe, Rayon Sport FC ntiyiteguye gukomeza irushanwa y'igikombe cy'amahoro 2024-2025. Iyo ni Rayon Sport. Ati turabashimiye uburyo mwakiriye ubujurire bwacu, twiteguye gutanga ibisobanuro, ibimenyetso byisumbuye kandi twiteguye kuzakomeza gushaka ubutabera bunogeye ku zindi nzego birebwa ndetse no gukemura amakimbirane y'umupira wa maguru. Ngayo nguko urwo n'urwandiko rw'ikipe ya Rayon Sport. Reka nikomereze mu gihugu cya Kongo. Uyu rero mwuka simwiza hagati y'ingabo z'Uburundi ndetse na Wazalendo. Ingabo z'Uburundi kandi zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ntizibanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igendetse irimo ihuriro rya Wazalendo nyuma yaho impande zombi ndetse zinaniwe kumvikana ku mitegurire y'urugamba ndetse rwo kurwanya iyi M23. Ni mu gihe kandi kugeza ubu abarwanyi benshi bo muri Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira ndetse nyuma yo kwirukanwa na FC M23 ndetse mu bice byo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu. Abarwanyi kandi bashyigikiwe na leta babanje guhangana nabo na leta ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba FARDC bazishinja ubugwa ndetse kuko ngo zatinye urugamba ndetse zishaka guhungira mu bice birimo Karehe ndetse mu ntara ya Tanganyika. Ni mu gihe kandi ibiciro mu Burundi byazamutseho 49.9%. Ikigo cy'u Burundi gishinzwe ibarurisha mbere ubwo ni INSBU ubwo ni Insimo cyatangajije ko ibiciro byazamutseho 49.9 muri Werurwe 2025 ugereranyije n'ukwezi kwari kwabanje umwaka ushize. Iri zamuka kandi ryatewe ahanini n'ibiciro by'ubukode cyazamutseho 224 n'igice kimwe kwijana. Ikimbuto kandi cyazamutseho 89%, icyamavuta yo guteka cyazamutseho 33.3% ndetse icy'umuceri wageze kuri 33.3%. Ni mu gihe kandi iki kigo cy'ibarurisha mbere mu Burundi cyagaragaje ko igiciro cy'ibishyimbo mu Burundi cyazamutseho 22%, ikigori kizamukaho 20.8%, ikimboga ndetse n'ibinyabijumba kizamukaho 3.5%. Ni mu gihe kandi butuvugana bigaragara ko ibiciro nyine bikomeje kuzamuka mu Burundi nk'uko nyine muri Gashyantare 2025 byari byarazamutse 39.7%. Ni mu gihe kandi muri Werurwe 2024 byari byarazamutse 14%. Ubukungu bw'u Burundi kandi bukomeje guhungabana kuva mu mwaka wa 2015 ndetse kandi ubw'iki gihugu cyafatirwaga ibihano ndetse biturutse ku mwuka mubi wa politike watutumbye ndetse watumye ikiremwa muntu gikandamizwa. Abayobozi bo muri iki gihugu kandi basanisha ibibazo ndetse n'itakara ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ndetse no kubura amadovize nk'amadolari asanzwe kandi yifashishwa mu kugura ibicuruzwa bikomoka mu mahanga nka essence, petrole ndetse n'ibindi. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza. Ikirenze ko ibyo no kubwira ngo live so much amakuru kuri Trend Nova TV aracyabageraho. Ndabashimiye.